Yes, ladies and gentlemen, abagabo bane bavuye muri Nigeria bagendera munsi y'ubwato iminsi 14. Uri kumva ibyo bintu bavuye muri Nigeria bavuga yuko berekeje Iburayi, bapanga umupango wo kugendera munsi y'ubwato. Gusa ubwato bwamaze iminsi 14 buri mu nyanja, aho bari mu nyanja ya Atlantic Ocean. Aba bagabo rero babwiye ikinyamakuru cyitwa New Agency cyo muri Brazil, bakibwiye ko bamaze iminsi igera ku 10 basangira ibyo kurya bikeya n'amazi bari bitwaje, bari barapfunyitse. Then ibyo byo kurya bimaze gushira n'amazi, batangiye kunywa amazi yo mu nyanja ya Atlantic. Amazi rero abarimo umunyu wa danje, gusa bavuga yuko nta bundi buryo bari bafite bwo kubaho uretse kunywa aya mazi. Aba bagabo rero bavuga muri Nigeria bavuga yuko bagiye Iburayi, gusa ngo baje gutungurwa no kwisanga bageze mu gihugu cya Brazil, nyamara bari bazi yuko bagiye Iburayi. Muri aba bagabo bane rero umugabo umwe witwa Romani Ebimene w'imyaka 35 avuga yuko ubwo bari munsi y'ubwato berekeza aho bita muri Brazil, uti akenshi nakundaga kugenda ndeba hasi, ndeba ibifi binini, ibifi bya weruzi, ndeba shake, ndeba nandi mafi y'amoko agiye atandukanye. Ibengi rero bikaba byaratumye tubasha kumara iyi minsi yose igera kuri 14 tudasinzira nakugoyeka cyane, yuko twavuga ko nituramuka dusinziye igihe tuzaba turi munsi y'ubu bwato dushobora kuba twarohama tukagwa mu nyanja. Nta mahitamo rero twari dufite yo kuba twasinzira, cyane ko twari hagati y'urupfu n'ubuzima. Bagendera munsi y'amato, ibintu byari bikomeye cyane. Witwa Yeye w'imyaka 38 wari uri kumwe n'aba bandi batatu, ndetse no witwa Romani ubwo bagiraga muri Brazil babwiye kino kinyamakuru cya New Agency bati twebwe nubwo tuvuye muri Nigeria tukaba twari tuje tuzi ko tugiye Iburayi tukisanga mu gihugu cyanyu cya Brazil, gusa turifuza ko twaguma muri Brazil. Gusa abandi bagabo babiri bari kumwe n'aba ngaba bo bifuje kuba basubira mu gihugu cyabo cya Nigeria. Witweye n'uwitwa Romani bo bakavuga uti reka twigumire ahangaha muri Brazil, abariho twigumira. Aba bagabo rero bakomeje kuvuga yuko bihishe munsi y'ubwato nubwo ibimashini byagendaga bibasakuriza ubushyuhe n'iki imbeho yo mu nyanja. Bavuga yuko aba bagabo ubwo bajyaga munsi y'ubwato mbere yuko bahaguruka bwerekeza muri Brazil bari bafite icyitwa ubwoba. Baravuga uti nituramuka dufashwe turaza kujugunwa mu nyanja, turaza kujugunwa mu mazi. Ibi ngibi rero nubwo babikoze bafite ubwoba kandi bumva yuko bashobora no kubigenderamo bakaba basiga ubuzima, bari bamaramaje bavuga uti tugomba kujya Iburayi nubwo bisanze muri Brazil. Bati urugendo ntago rwari rworoshye, uti ubwo twageraga ahangaha ibintu byari bikomeye, uti twarizunguzaga, twari dufite ubwoba, gusa ubu ngubu ndi hano, turi hano. On the body it is not easy, I was shaking so scared but I am here. Uti ntago byari byoroshye, narizunguzaga, nari mfite ubwoba ariko ndi hano. Uwo n'uwitwa Yeye wabivugaga abwira ikinyamakuru cya New Agency cyo muri Brazil. Aba bagabo rero bavuga yuko impamvu yabakuye muri Nigeria harimo nko kuba Nigeria nubwo ari igihugu kinini kikaba kizwi, kikaba kirimo ubukungu bwinshi butandukanye, gusa nanone ntago ari byiza gusa bikibamo. Utarimo n'ubukene, harimo guhohotera, harimo gushimuta, harimo n'ibindi bikorwa byinshi tutishimiraga. Bikaba byaratumye rero dufata umwanzuro wo kuba twava muri Nigeria mu gihugu cyacu twakerekeza Iburayi. Niyo mpamvu rero twumva twakigumira muri iki gihugu cyanyu cya Brazil muramutse mutwakiye. Ladies and gentlemen, abantu benshi bo bakomeza kubigenderamo bava muri Afrika bajya Iburayi, bajya gushaka ubutunzi, bajya gushaka amahoro. Gusa nakubwira ngo aho waboherere hose mubwira uti sayuti komera, byose bizakunda. Kandi subscribe Hozo TV tujye tubana umunsi ku wundi, mubwire inkuru zitandukanye ziba ziri